bahaye ikaze kuri Mukire Entertainment. Napoleon Bonaparte, uyu mugabo yisize ibirwi bidasanzwe mu bya gisirikari. Ni umugabo wayoboye Ubufaransa hafi kwigarurira Uburayi bwose akabashyira munsi y'ibirenge bye binyuze mu bya gisirikare. Napoleon Bonaparte afite udutero shuma, afite uburyo yayoboye ingabo ku migongo y'amafarasi akigarurira ibihugu byinshi bitandukanye, ndetse yaje gutera n'Uburusiya nubwo bitamugendekeye neza. Ariko uyu mugabo afite ibirwi bidasanzwe mu bya gisirikare ndetse na politike, dore ko kugezana n'iyi saha hari ibihugu byinshi bwikurikiza imirongo ya politike yazanywe n'uyu mugabo Napoleon Bonaparte. Reka turebere amwe mu mateka y'amagufi ndetse n'amagambo y'inama agira urubyiruko, ndetse n'uburyo uyu mugabo yigaruriye hafi Uburayi bwose binyuze mu bya gisirikare ku mugongo w'amafarashi. Napoleon Bonaparte. Nje nitwa Mr. Sam. Niba warakoze subscribe hano kuri Mukire Entertainment, ndagushimiye cyane. Niba utarakanda subscribe, kanda subscribe, ukande like, uduhe igitekerezo muri comment cy'ikindi cyamamare twazavuga mu biganiro biri imbere. Ndaje mbaza rero n'ikindi cyamamare bya gisirikare, Alexander the Great cyangwa se Alexandre le Grand. Uyu munsi reka turebere hamwe Napoleon Bonaparte. Bahaye ikaze. Napoleon Bonaparte yavuze tariki 15 z'ukwezi kwa munane mu mwaka w'1769. avukira ku mujyi bita Corsica mu majyepfo y'Ubufaransa. Uyu mugabo yabaye umwami w'abami w'Ubufaransa bwihurije hamwe n'ibindi bihugu byinshi bibukikije kuri ubu ngubu binyuze mu bya gisirikare. Uyu mugabo binyuze mu mpinduramatwara yabaye mu Bufaransa nibwo yaje kuba umwami w'abami. Uyu mugabo ariko mu mateka y'amagufi, uyu mugabo yavukiye kuri iki kigwa cyo mu Bufaransa mu majyepfo, nyuma aza kwerekeza mu gisirikare ubwo yarakiri umupeti muto cyane nk'abandi bose. Ariko Napoleon akigera mu gisirikare ibintu byarihuse ku rwego rudasanzwe binyuze mu bwenge yagaragazaga. Abagenero benshi bagenda bamuzamura mu ntera ku buryo bwihuse cyane. Napoleon yagiye arwana ingamba nyinshi cyane akiri muto, akagenda agaragazamo ubuhanga budasanzwe, bityo abasirikare bakagenda bamuzamura uko iminsi yagendaga yicuma. Mu mwaka w'1799 Napoleon yakoze kudeta ubwo yari amaze gutsinda urugamba rudasanzwe muri Autriche, azana n'itsinda rya gisirikare bahirika ubutegetsi bitewe n'imiyoborere atarashigikiye ku bwami bw'abami bwayoboraga Ubufaransa bw'icyo gihe. Napoleon yakoze kudeta, ako kanya ahita yigira umwami w'abami. Yatangaje ko abaye emperor mu mwaka w'1804. Napoleon nibwo yigira umwami w'abami w'Ubufaransa bw'icyo gihe, ndetse atangira kuzana ibyo bise Napoleonic Code. Ubu ni uburyo bw'imiyoborere yazanye. Uyu mugabo nababwiye ko kugeza n'isaha hari ibihugu byinshi bwikurikiza politike zazanywe nawe, urugero nk'amategeko agenga ibintu by'imibanire, gushaka no gushyingirana. Ibyo byose birimo politike nyinshi zazanywe n'uyu mugabo Napoleon Bonaparte. Uyu mugabo binyuze mu gutera ibindi bihugu byinshi bitandukanye byari bituranye n'Ubufaransa, igisirikare cye cyaragutse cyane, igisirikare cye cyaragutse ku buryo n'ibindi bihugu byinshi byatinyaga Ubufaransa binyuze mu buhanga yagaragazaga ku rugamba. Napoleon Bonaparte uyu mugabo yarwanye izindi ntambara nyinshi cyane ubwo yigeze kwigira inama yo gutera Ubufaransa mu gihe cy'ubukonje, ariko byaje kumugendekera nabi cyane. Ingabo ze zipfira ku rugamba, zipfira ku migongo y'amafarasi bitewe no kubura icyo zirya, ndetse n'ubukonje bwinshi cyane bubera mu matsimbi yo mu Burusiya. Yes, Uburusiya mu gihe cy'ubukonje harakonje ku rwego rudasanzwe, ubwo imisozi myinshi iba yarabaye amasimbi adasanzwe. Uyu niwe musirikare udasanzwe Abarusiya bitabaza iyo igihugu kigamije kubatera kitsinzwe ku rwego rudasanzwe. Ibi ni ibintu bidasanzwe, dore ko n'umugabo udasanzwe Adolf Hitler ubwo yageragezaga kwigarurira Uburusiya nawe yaje gukubitwa n'urubura rudasanzwe ruba mu Burusiya mu gihe cy'imbeho. Napoleon niwe byabanjirije, aho ingabo ze zatsinzwe ku rwego rudasanzwe, asubira mu Bufaransa, asubiranyo abasirikare bake cyane, abenshi bari barishwe n'ubu butita bwo mu Burusiya. Icyo gihe Napoleon yatangiye gutsindwa, izindi ntambara nyinshi yagiye arwana agenda zitsindwa gahoro gahoro, bituma ahunga. Yaje guhungira ku kirwa bita Elba mu mwaka w'1814. Napoleon nyuma yo guhunga yaje kugaruka mu Bufaransa, arongera yita umwami w'abami. Icyo gihe yayoboye iminsi 100 gusa nyuma yuko atsindwa urugamba rwe rwa nyuma. Icyo gihe yaragarutse yita umwami w'abami, ayobora urugamba ku bindi bihugu byinshi cyane byari bituranye nawe, ariko urugamba yaje kurutsindwa mu mwaka w'1815
uyu mugabo ahungira ku kigwa bita Sainte Helena giherereye mu nyanja ya Mediterane, ari naho yapfiriye tariki 5 z'ukwezi kwa gatanu mu 1821. Napoleon yasize ibirwi byinshi bihambaye mu bya gisirikare kugwanira ku migongo y'amafarasi, yayoboye ingamba zidasanzwe ku buryo n'amashuri menshi ya gisirikare ubu ngubu yigira ku ngamba Napoleon yagiye arwana. Napoleon Bonaparte, reka turebere amwe mu magambo y'inama agira urubyiruko. Ese Napoleon uramukunda? Kanda like, ukore subscribe niba utarayikora, ubundi uduhe igitekerezo muri comment kikindi cyamamare twazavuga mu biganiro biri imbere. Je nitwa Mr Sam, ndaje mbazaniye n'ikindi cyamamare Alexandre le Grand, Alexander the Great, nawe nzamubazanira mu biganiro biri imbere. Reka turebere amwe amagambo y'inama Napoleon agira urubyiruko. Napoleon was known his powerful and inspiring speeches. Uyu mugabo yakoze ibintu byinshi cyane bijyanye n'imbwirwaruhame. Izo mbwirwaruhame ari nazo yagendaga atangiramo inama nyinshi zagiye zifasha abantu mu guhindura ubuzima ndetse no guhindura uburyo abafataga imitekerereze yabo ndetse n'ibijyanye na politike. Napoleon ijambo rya mbere agira urubyiruko n'abandi bantu bose muri rusange: impossible is a word to be found in only dictionary of yes. Ijambo ntibishoboka ni ijambo riboneka muri dictionary y'abaswa gusa. Napoleon avuga iki? Ibintu byose biba bishoboka bishingiye ku ntambara nyinshi yagiye arwana, bishingiye ku dutero Shuma yayoboye, intambara nyinshi yagiye atsinda byagaragaraga nkaho zidashoboka. Uyu mugabo yavuze ko ntibishoboka ari ijambo riboneka muri dictionary cyangwa se mu nkoranyamagambo y'abaswa gusa. Napoleon avuga iki? Guhangara imbogamizi kandi ukizerera muri wowe. Ikindi, ijambo ntibishoboka ukarikura mu mutwe wawe kuko ari ijambo riboneka mu nkoranyamagambo y'abaswa gusa. Uyu ni Napoleon Bonaparte. Ku mwanya wa kabiri, victory belong to the most yes. Intsinzi iboneka kuri ba bantu bayiteguye, bayiharaniye, bahanganye imbogamizi. Intsinzi ni ikintu udapfa kubona mu buryo bukoroheye kandi mu buryo busa naho bwikoze. Uyu ni Napoleon Bonaparte. If you want to think done well, do yourself. Yes, niba ushaka gutekereza ibintu neza, yes, ushaka ko ibintu byawe bigenda neza, ushaka ko ibintu bikorwa neza, byikorere wowe ubwawe. Yes, take initiative to put the effort necessary to achieve that goals. Niba ushaka ko ibintu bikorwa, ushaka ko ibintu bigenda neza, genda ubyikorere, wishyiraho abandi bantu, wishyiraho ngo abakozi, wishyiraho ibiki, ibintu byose ushaka ko bigenda neza byikorere. Uyu ni Napoleon Bonaparte. Umusirikare agomba guhora ari umusirikare, agomba kwitwara nk'umusirikare, agomba guhora yiteguye kurwanira urugamba, yiteguye gushyira mu bikorwa ibyo yiyemeje. Uyu ni Napoleon Bonaparte. Aya namwe mu magambo ye yagiye yigira inama urubyiruko ndetse n'abandi bantu bose muri rusange. Hese ibyagushimishije cyane ni irihe? Napoleon afite imiyoborere idasanzwe, umwami w'abami, chancellor, emperor, binyuze mu bya gisirikare. Ndabashimiye, nitwa Mr Sam. Mu minsi mike ndaje mbazanire Alexandre le Grand.